Muraho neza, nitwa Vincent. Akiri yatangaje ko ashobora no kwiyahura bitewe n'uyu mukobwa w'ikizungerezi, umunyarwandakazi, ariko umunyarwandakazi uteye neza, mwiza kandi w'igikundiro. Akiri atangaza ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko ashaka guhura n'uyu Yellow the Queen, ariko Yellow the Queen aramubwira ati tugomba guhurira muri Canada niba ushaka ko tuzahura. Ejo rero yari umusabukuru y'amavuko ya Yellow the Queen. Uyu mugabo nanone yongeye gutitiza imbuga nkoranyambaga aravuga ati Yellow the Queen ndagukunda kandi nifuza guhura nawe, gusa happy birthday, isabukuru nziza. Uyu murundi rero akomeje gushingura abantu, arimo yitegereza uyu mukobwa akavuga ati uyu mukobwa ndamukunda cyane, uyu mukobwa nifuza ko yazambera umugore. Ariko Yellow the Queen nta kintu aratangaza, bigakomeza rero kumutera agahinda bitewe n'amagambo ari kuba yanditse ku mbuga nkoranyambaga ziwe, akamushima akamutakagiza. Ariko Yellow the Queen habe no gupostinga agafoto kiwe. Abazi kureba neza rero bavuze ko urukundo ari impumyi kandi urukundo rugiye rushaka. Yellow the Queen rero iki kizungerezi niba kizahamira gukundana n'uyu mugabo wo mu gihugu cy'u Burundi ufite izina rikomeye cyane muri East Africa ndetse no muri Afrika n'ahandi hose ku isi muri rusange, kuko uyu muhanzi arakunzwe cyane. Ariko nanone niba akunzwe umenya aratarusha Yellow the Queen gukundwa bitewe n'ukuntu Yellow the Queen ari icyamamare. Ni umukobwa uteye neza, ni umukobwa mwiza wambara akaberwa, ni umukobwa ukundwa n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ariko Kiriku ati ndagukunda cyane kandi nifuza guhura nawe. Rero mu kumugora nawe Yellow the Queen yaramubwiye ati uzagende duhuriye muri Canada. Numbaze ngo azamusanga cyangwa se bazahurirayo, gusa icyo yamubwiye nuko bagomba guhurira ngo muri Canada. Uyu mugabo rero Akiri aganira n'igitangazamakuru cyara mu Burundi icyamubajije ku bya Yellow the Queen nawe kubera amagambo yari yapostinze. Hanyuma Kirika aravuga ati njyewe Yellow the Queen ndamukunda. Yellow the Queen namusabye ko twahuraho bitewe n'uburyo mukunda, ngo hanyuma tuganire tugire ibyo tuganiraho. Ambwira ko tugomba guhurira muri Canada, gusa nanone simbizi ngo niba ari yaba. Ariko se abantu bakibaza bati none se Kiriku wakunze umuntu utazi niyaba? Ati icyo uzi nuko ari umunyarwanda, ariko nawe azi ko uri umurundi kandi w'umuhanzi. Ariko Yellow the Queen ngo uyu mugabo nta nubwo azi ahantu aherereye, ariko ngaramukunda cyane, ngo ndetse nayirwane n'akadege ngaye ngukorereza inkundo ze muri iyi minsi. Uyu mugabo Akiri akomeje kuvugisha abantu benshi cyane avuga yuko akunda Yellow the Queen. Gusa Yellow the Queen nubwo Kiriko apostinga amafoto yiwe akanyashiraho n'amagambo y'urukundo, amagambo yuje uburanga amutakageza, Yellow the Queen nta n'umunsi n'umwe arapostinga ifoto y'uyu mugabo. Abantu rero bakomeje kuvuga bati Akiri ashobora no kwiyahura bitewe n'uko ari gushaka urukundo, ari gushora urukundo ahari ahadashoboka. Uko postinga amafoto y'uyu mukobwa Yellow the Queen nta n'ikintu ari kugenda atangaza kuri aya mafoto ye ari gupostingwa. Gusa nk'uko azwiho kuba umusitari, buri muntu wese aba yifuza gupostinga amafoto ye, niko ari gutekereza ko uyu mugabo nawe arimo arabigenza. Nta kintu yitayeho ku rukundo ngo Kiriku ashobora kuba amukunda, nta kintu bimubwiye uretse nyine kwifatira amafoto agashira ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma Kiriku nawe akagenda akayadownloadinga akayashira ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Nta kindi kintu bimubwiye uretse nyine ngo kuba Kiriku arimo yifatira amafoto hanyuma akayashyira ku mbuga nkoranyambaga bize, ndetse kakanamusaba ko bazahura. Ariko Yellow the Queen ibyo ntacyo bimubwiye nk'umusitari. Mu gihugu cy'u Burundi rero abantu bakomeje kuvuga bati uyu mugabo ashobora kwiyahura bitewe n'uyu mukobwa, bitewe ko nta gaciro ari kumuha, nyuma y'uko we ari kugenda amushyira mu mutima we ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ze akagenda amushyiraho. Ariko se ubundi Yellow the Queen ahereye mu kihe gihugu? Ndetse n'iki kiri gutuma yirengagiza umugabo? Ese yaba afite umukunzi cyangwa ntawe afite? Cyangwa ni bya bindi byo kuyumva ngo ni umusitari, hanyuma abantu bose akabafata nk'aho ari abantu basanzwe, akabifata nk'aho nanjye nafata ifoto yiwe nkayipostinga nkayishyiraho amagambo. Yellow the Queen nta kintu yitayeho kuba uyu mugabo ashobora kuba amukunda, kandi yarabitangaje ku mbuga nkoranyambaga abantu bose bakabimenya. Gusa nanone umunyarwanda niwe wivugiye ati
umuswa wegereje ibuye kandi bitangana, none se bukiriko koko? Aha reka tubihange amaso bya Kiriko urimo wifuza Yellow the Queen, niba bazahura ntubimbaze, gusa nanone mpari ku bwaho kugira ngo nyine nzakumenyere buri kimwe cyose niba bazahura. Gusa nanone Yellow the Queen ngo yaramutangarije ngo bazahure muri Canada, gusa nta hantu twigeze tubona yandika ku mbuga nkoranyambaga ziwe avuga yuko Kiriko amushaka, avuga yuko Kiriko yamusabye ko bazahura hanyuma nakamubwira ko bazahurira muri Canada. Niba ari ukwiyokera rero kwa Kiriko, ibyo byose tuzagenda tubimenya uko bukeye n'uko bwije. Ngenda hari ku bwawe, hanyuma amakuru azajya acicikana nzajya mpitanya kugezaho mu ba mbere, utiriwe urashakisha kuhakora subscribe kuri iyi channel kugira ngo nyine bitazajya bigucika byose. Ngayo nguko rero ibya Kiriko se na Yellow the Queen ubu biraherera he koko? Kiriko se ntitwavuga ngo hari Imana imufashe kuyumvira ibyiyumviro bye, hanyuma azahure n'uyu mukobwa w'umunyarwandakazi, umukobwa mwiza cyane uteye neza, hanyuma bazahure amubwire ibyo amushakira. Ngayo nguko rero njye mubanye muri iki kiganiro, nitwa Vincent. Reka nkwisabire kunshigikira ukane kuri buta subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro nzajya nkora bizajya bitabikugeraho mu ba mbere utiriwe urashakisha. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.